Nshuti bakunzi ba Karame Nanone by'umwihariko mu Gatogo Time, reka duhere ku nkuru y'akababaro. Ni inkuru itugezeho nonaha, ndi kumwe na mugenzi wanjye SP. Ni inkuru y'uko Alemuku cyangwa se Alemukuru arinda abantu bagiye banamenya mu ndirimbo zisingiza, mu ndirimbo zigaruka ku buzima busanzwe, cyane cyane mu ndirimbo za Noheli n'iz'urukundo. Ni umugabo wamenyekanye cyane muri politiki y'igihugu. Uyu mugabo aya makuru akugezeho, nawe uyakiriye gute? Aya makuru ni amakuru angezeho muri uyu mugoroba, Honore. Ni amakuru navuga ngo ni inshamugongo. Hari inkuru wumva mu by'ukuri ukabura icyo uvuga, ukabura icyo ukora. Hari umuhanzi umwe uririmba indirimbo za gospel wavuze ngo Mana, ngo akenshi ngo ubushake bwawe burasharira. Ni inkuru rero y'inshamugongo ivuga ko Alemukuru arinda yitabye Imana azize heart attack. Ni inkuru imenyekanye muri uyu mugoroba w'akajorojoro uvuga ko yaguye Faisal, ariko mu by'ukuri kubivuga ntabwo byoroshye, Honore. Ndabyumva. Ntabwo byoroshye. Mukuru arinda umugabo ufite ibyo yakoreye igihugu, kandi mu by'ukuri yarahagaze mu nshingano neza, yakoreye igihugu n'imbaraga ze. ngira ngo hari twaciramo abantu muri make. Alemukuru arinda ninde? Mukuru arinda iyo umuvuze abantu bumva ubuhanzi, bahita bumva indirimbo, bahita bumva indirimbo zo gusingiza, indirimbo zo gusetsa. Ariko Alemukuru arinda ni n'umunyapolitike, ni umuntu wize. Alemukuru arinda avuka mu karere ka Rulindo, niyo nkomoko y'ababyeyi be, ariko we yavukiye i Butare, aho yize amashuri y'abanza. Ariko nyuma y'uko ababyeyi be bimutse baza kwiga i Kigali, ahakomeza amashuri y'abanza, hanyuma aza gukomeza amashuri yisumbuye 6 i Rwamagana. Hanyuma nyuma yaho aza kubona buruse nk'abandi banyeshuri bose b'abahanga, ajya kwiga i Butare, ariko i Butare ntihatinze. Mu rwenya rwinshi yakundaga gusetsa, yakundaga kuvuga ko iby'imibare byanze, agahindura ibyo yigaga. Hanyuma yavuye i Butare ajya gukomereza kwiga mu Bubiligi, aho yize amategeko. Yego. Urabwumva ko ari umugabo wize mu by'ukuri. Kwiga amategeko ukayigira mu Bubiligi, mu by'ukuri uba uri umuntu ufite ubumenyi buhambaye. Alemukuru arinda rero yavutse mu mwaka w'1970, ariko ararangiza aza gukomereza ibyo twakwita nka stage muri Canada, mu Kinyarwanda byita imenyerezamwuga. Hanyuma ariko ararangiza, reka wenda iby'amashuri yo kwiga hanze nekurwa mbivugaho cyane, reka mvuge ku bikorwa yakoze hano mu Rwanda. Turabicamo mu ncamake, tuzongera tubiganireho mu kindi kiganiro. Mu mwaka wa 2014 nibwo Alemukuru arinda kuri rwa rupapuro twese tuzi rw'umuhondo yasohotse, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamugiriye icyizere, amugira umuvugizi wungirije w'ubushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma rero iyo myaka yimaze igihe kinini rwose, imyaka yenda kugera muri 13. Nyuma rero ku itariki 14 Ukuboza 2021 nibwo nanone uyu mugabo Alemukuru arinda yagiriwe icyizere nanone na Repubulika y'u Rwanda, cyangwa se na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nk'uko yakundaga kubivuga. Amugirira icyizere, amugira umuvugizi wungirije wa guverinoma. Iyi mirimo rero n'ubundi akaba ariyo yari ariho, yitabye Imana ariyo yakoraga, ariko yagiye akora imirimo itandukanye. Burya yakozeho no mu karere ka Gasabo, n'ubundi akora nk'umushinjacyaha. Yakoze rero imirimo itandukanye mu bushinjacyaha. Buriya Alemukuru arinda iyo umuvuze nk'umushinjacyaha, abantu benshi bahita bumva kese ya Ingabire Victoire. Yego. Cyane cyane ko mbese iyo uvuze Alemukuru arinda nk'umushinjacyaha, icyo kintu abantu bahita bakibuka, kuko kese ya Ingabire Victoire Alemukuru arinda yayikozeho cyane. Alemukuru arinda rero, Honore, wamuvugaho ibintu byinshi. Icyo nakubwira no uyu mugabo yitabye Imana ari mutoya. Urumva umuntu wavutse mu 1970 mu by'ukuri yari afite imbaraga zo gukorera igihugu, kandi yabikoraga neza. Ni inkuru rero navuga y'incamugongo, ni inkuru navuga ibabaje. Muri make kubivugaho ni ibintu wabura icyo uvugaho, ni ibintu wabura icyo ubwira Abanyarwanda. Ariko nyine urupfu ni ikintu tudahafiteho kontrole. Njya nkunda kubibwira abantu ngo urupfu ni ikintu
kiza kikatwica kikaturangiza kikadushegesha kikadutera agahinda. Ndabizi ko arimo kurarinda abantu benshi bari buze kugwa mu kantu, abantu benshi bari buze kuzirwa kuko babizi ibyo yakoraga ukuntu yari inshuti y'itangazamakuru cyane. Kugira icyo umuntu avuga ntabwo byoroshye. Yari umugabo uhagarara ku ijambo, yari umugabo uzi kwimana igihugu, yari umugabo usabana, uzi kuganira, ku buryo ntekereza ko arimo kurarinda mu mitima ya benshi, arimo ntabwo azapfa kwibagirana. Cyane ko buriya intwari irapfa ariko ntabwo yibagirana. Yego, ntabwo kwibagirana ubutwari bwo mu guhagararira igihugu, ubutwari bwo mu kuvugira igihugu, mu kurwana n'imijugujugu myinshi itandukanye bwagiye bugaragara kenshi. Icyo twavuga Imana imuhireko ridashira, ikomeze umuryango we ndetse inakomeza abanyarwanda muri rusange, kuko tubuze umuntu w'umugabo. Kandi bari kumeze n'umuryango we kuko ari umugabo ufite urugo, uwapfuye yararuhutse, abasigaye nimubona nuko byakira. Reka tuvuge ngo Imana ibakire mu bantu. Urakoze cyane SP ku musanzu wawe mu Gatogo Time kuri Karamina none. Perezida Kagame yavuze ko hari ibintu bitatu bikwiriye kwibandwaho mu kubyaza umusaruro ubwenge bukorano AI ku mugabane wa Afurika, birimo kubaka ibikorwa remezo nka internet yihuta. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yafunguraga inama yiga kuri AI, by'umwihariko uko bwabyazwa umusaruro ku mugabane wa Afurika. Perezida Kagame yavuze ko AI iri kugira uruhare mu guhanga udushya, ikihutisha n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Inyungu yazo zigaragarira mu nzego zose, umusaruro uriyongera, ibyemezo bigafatwa bifite icyo bishingiyeho, kandi n'amakosa akorwa na muntu akagabanuka. For now, technological development. Iyi nama ibaye mu gihe ubwenge bukorano buri mu bihanzwe amaso mu iterambere ry'isi. Muri 2030 AI izongera miliyari 19 na miliyoni 9 ku bukungu bw'isi. By'umwihariko Afurika yo yunguke miliyari 2 na miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika. Izagira uruhare mu gukura mu bukene abaturage barenga miliyoni 11, inagira uruhare mu guhanga imirimo. Perezida Kagame yavuze ko iri zamuka ry'ikoranabuhanga hari ikibazo cy'uko riri mu bihugu bimwe by'isi. Avuga ko Afurika ntikwiriye gusigara inyuma ngo ikurikire abandi. Tugomba kwisanisha n'uko ibintu bimeze, tugahatana kuko biri mu nyungu zacu. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibintu bitatu bikwiriye gushyirwamo ingufu kugira ngo umugabane wa Afurika ubashe kubyaza umusaruro ubwenge bw'ubukorano. Ibyo birimo gukora ishoramari mu kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga nka internet yihuta, kubaka ubushobozi kugira ngo duhaze isoko. Avuga ko by'umwihariko Afurika ikeneye ibigo byayo bibika amakuru ndetse n'abahanga mu by'ikoranabuhanga. Anashimangira ko abo bantu bahari koko. Yatanze urugero ku bigo u Rwanda rwashyizeho byigisha urubyiruko rwa Afurika ibijyanye n'ikoranabuhanga. Icya gatatu gikenewe mu kubyaza umusaruro AI, Perezida Kagame yavuze ko ari ukwihutisha k'umugabane wacu. Perezida Kagame yavuze ko ikoranabuhanga rikwiriye kwifashishwa mu byiza, kandi dufite inshingano zo kurikoresha gutyo. Nizeye ko dushobora gukorana kugira ngo bishoboke. N'ibyavuzwe bya politiki na diplomasi, twakwifashisha AI ikaduha umusaruro mwiza, aho kugira ngo yivange mu mikorere yacu ya diplomasi na politiki. Byaba bibi cyane twinjije cyane AI muri politiki. Hari ibintu bibi cyane byatubaho. Mu bandi bakuru b'ibihugu bitabiriye harimo Perezida Faure Esuzima Ginasingbe wa Togo, Mahmoud Ali Yusuf uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Dr Musalia Mudavadi n'abandi. Perezida wa Togo Faure Esuzima yavuze ko ubwenge bw'ubukorano ari ingenzi cyane mu iterambere ry'umugabane wa Afurika. Yavuze ko gukoresha AI ku mugabane wa Afurika atari ukwigerezaho, ahubwo ari uguhitamo ahazaza h'umugabane. Mu ngeri zikwiriye kwitabwaho mu mikoreshereze ya AI. Perezida Faure yavuze ko inzego eshatu ziri mu buzima, uburezi n'ubuhinzi.
yavuze ko Afurika ikwiriye kubaka ikoranabuhanga ryayo idategereje gukoresha irikoreshwa ahandi kugira ngo rigire uruhare mu gukemura ibibazo uyu mugabane ufite. Kimwe mu byagarutsweho muri iyi nama ni ibijyanye no kubika amakuru. Afurika ifite 2% gusa by'aho yabika amakuru yayo, andi yifashisha ibikorwa remezo byo hanze yayo. Imibare igaragaza ko muri Afurika hari ububiko bw'amakuru data centers 179, muri bwo 1/4 buri muri Afurika y'Epfo, ugereranyije na 450 buri mu Bushinwa n'200 buri mu Burayi n'uburenga 5,000 buri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turacyari mu Gatogo Time kuri Karamena none. Nge Ndishimwe Honore. Mu yandi makuru, uruganda rw'amata y'ifu rukora 30%, umushinga w'inyama ibugesera n'ibindi. Guverineri Rubingisa yabikomojeho. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Pidance Rubingisa yatangaje ko muri iki gihe intego ari ukongera umukamo kugira ngo uruganda rukora amata y'ifu rubone umusaruro mwinshi, kuko ubu rukoresha 30% by'ubushobozi rufite, bikanajyana no gushyira imbaraga mu guteza imbere inganda zihanga udushya zatangijwe mu ntara y'Ubuye. Intara y'Iburasirazuba niyo ibarizwamo inka nyinshi mu gihugu, ikanatanga umukamo w'amata utubutse. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umukamo w'amata wari litiro zisaga miliyoni muri 2017 ukaba ugeze kuri litiro miliyoni 2.9. Guverineri Pidance Rubingisa yavuze ko uru ruganda rw'amata y'ifu rw'Inyagatare rugemurirwa amata ari hagati ya litiro 150 n'ibihumbi 200, bigatuma rukora ku rugero rwa 30% gusa. Abajijwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubuhinzi mu mishinga minini iri gukorwa muri iyi ntara, yababwira ko ari intara izwi nk'ikigega cy'igihugu mu buhinzi n'ubworozi, ari nayo mpamvu bafite koko imishinga minini. Leta y'u Rwanda yashoyemo imari n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bakore ubuhinzi bwa kinyamwuga. Aho bimaze kugera ubu duhinga ibihembwe 3 mu mishinga. Rero dufite nk'ubu dufite umushinga wo muri Kirehe uzwi nka ETI, Export Targeted Irrigation. Ni umushinga wo kuhira mu mirenge ya Kirehe, uzafasha abaturage kuhira mu gice cya mbere ni hegitari 2,600, ariko harateganywa byibuze hegitari 7,000. Igice cya kabiri kiri mu ruhande rwa Mahama. Igice cya gatatu ntabwo biratangira gukora kuko ibikoresho byari guturuka hanze y'igihugu, ariko ubu bari gushyira impombo mu butaka. Dufite undi mushinga wa Gabiro Agribusiness Hub ugamije gukora ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bugezweho. Igice cya mbere cya hegitari 5,600 cyatangiye gukoreshwa cyose, cyabonye abashoramari bafata ubwo butaka bakabuhinga, ariko umushinga wose uzakorerwa kuri hegitari 16,000. Uzakoresha amazi y'umugezi w'Akagera. Ibisigazwa by'ibihingwa bizajya bigaburirwa amatungo bitume hanongerwa umukamo. Guverineri Pidance Rubingisa yavuze ko Nyagatare bahafite undi mushinga munini uzwi nka Muvumba Multipurpose Dam. Uyu mushinga ubungabunga icyogogo cya Muvumba uri gukorerwa mu mirenge ya Karama na Rukomo. Uzajya ufata amazi metero kibe miliyoni 55 havemo amazi akoreshwa mu ngo z'abaturage mu mirenge ya Karangazi, Nyagatare, Rwimiyaga na Rwempasha ndetse n'indi mirenge yo muri Gatsibo. Hazavamo kandi izindi hegitari 9,600 zizuhirwa muri uyu mushinga. Iyo mishinga yose yavuze igamije gufasha kwihaza mu biribwa no kongerera agaciro ibijyanye n'ubuhinzi. Usibye iyo mishinga minini, iyi ntara bafite gahunda yo kuhira ku buso buto. Nk'ubu hatanzwe ibyuma bikurura amazi. Bafite kandi ibishanga 111 bihingwaho imboga n'umuceri, ku buryo byunganira gahunda ya leta yo kwihaza mu biribwa. Uruganda rw'ifu rwaraje, nicyo kintu Guverineri Pidance ashimira leta, kuko icyiza cyavuyemo nuko rwongerera agaciro ibivuye ku nka, rukanatanga akazi ku baturage benshi.
ubu uru ruganda rwagakwiriye kuba rwakira amata nibura litiro 650 ku munsi, ariko uyu munsi ruri gukora ku kigereranyo cya 30%. ubu rero ubuyobozi bw'uruganda, ubw'uturere ndetse nabo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'aborozi ntabwo baryamye, bari gushaka uko bongera umukamo kugira ngo rubone amata menshi. ubu rwakira amata ku munsi ari hagati ya litiro 150. iyo byazamutse neza hari ubwo bigera kuri litiro 200. urumva ko biri hasi, ariko nibyo kwishimira kuko hari aho bavuye n'aho bagana. ingamba ziri gushyirwaho ni ugushaka uburyo inka zigaburirwa n'uburyo babona icyororo, aborozi bakabona inka z'umukamo. aborozi bakoze ingendo shuri henshi, rabu iri kubafasha ku buryo bwo kubona ubwatsi bwiza bahinga, bakanabona intanga nziza zituma hongerwa umukamo, kugira ngo ruriya ruganda narwo rwongere ibyo rukora, nibura rukora 100%. Guverineri Pidanse Rubingisa yagize ati nubwo mubona ruri hariya ni uruganda rw'igihugu, nka Nyabihu nayizana amata hano, Gicumbi n'utundi turere twose turayazana, ariko kuko hakenewe amata menshi cyane hagomba gushakwa uburyo umukamo wiyongera mu gihugu hose, kugira ngo n'abandi bakenera amata batazajya bayabura. uruganda rw'amata y'ifu rwa Nyagatare narwo n'umwihariko mu gihugu no mu karere u Rwanda ruherereyemo, kandi nibitwereka ko dufite amahirwe yo kongera umusaruro kuko izindi nganda ziradufasha cyane. turacyari mu Gatogo Time kuri Karame. Nanone nge Ndishimwe Honore mu nkuru zifitanye isano no kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse ku migi imwe yo mu Bubiligi irimo Wariyeje ifatanyije n'ubuyobozi bw'icyo gihugu, yatangaje ko itazibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ashimangira ko bitazabuza abashaka kwibuka kubikora bayituyemo. Ni nk'umujyi wa Liège, ni umujyi wa Bruges, ariko i Buruseli bafite uburenganzira bwo gukora igikorwa cyo kwibuka, yewe n'urugendo rwo kwibuka ku itariki 7 kugeza ubu niko bimeze. Yabikomojeho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cyagarukaga ku myiteguro y'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Dr Bizimana yibukije ko tariki ya 16 Mutarama umuryango w'abibumbye Loni wafashe icyemezo ko tariki 7 Mata buri mwaka ibihugu byose bihuriye muri uwo muryango bigomba kwibuka no kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. yagize ati ni inshingano rero ya buri gihugu, bivuze ko buri gihugu gifite inshingano yo kubahiriza uwo munsi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. ntabwo ari u Rwanda rubishyiraho. Minubumwe yijeje ko u Rwanda ruzakurikirana niba ibyo bikorwa byubahirizwa, aho bidakozwe ibihugu bizatanga ibisobanuro ku mpamvu yabyo. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko mu igenzura u Rwanda rwakoze rwasanze nta hantu mu bihugu by'amahanga hari ibikorwa bishobora kubangamira ibikorwa byo kwibuka usibye mu Bubiligi. Icyakora yavuze ko amakuru Minubumwe afite ari uko izo nenge zitari mu mujyi y'Ububiligi hose. Minisitiri Dr Bizimana kandi yanagarutse ku gihugu cy'Ubufaransa, naho hagaragaye ibikorwa biganisha ku kubangamira ibikorwa byo kwibuka, aho hari hateguwe igitaramo cy'umuhanzi w'umunyekongo byari byahujwe n'itariki ya 7 Mata. Hashize iminsi umuryango w'Abanyarwanda baba mu Bufaransa wamaganye icyo gitaramo cy'umuhanzi Maître James w'umunyekongo cyari cyahawe inyito yo kujijisha ko bagiye gukusanya inkunga igenerwa abana bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bababaye, nyamara ari inzira yo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yatangaje ko u Rwanda nta mpungenge biruteye ko ibyo bikorwa birimo kubera mu mahanga byazabangamira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu mwaka wa 2024 ubushinjacyaha bukuru bw'Ububiligi bwagaragaje ko bufite amadosiye 49 y'abakekwaho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'imyaka 30 yari ishize ihagaritswe. Mu yandi makuru, mu Gatogo Time kanone
Muri Gasabo umugabo n'abana babiri bishwe n'inkongi yabateye baryamye mu ijoro ryakeye ryo kuwa kane tariki ya 3 Mata 2025 mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro, abana babiri n'umubyeyi wabo bayigwamo. Inzu yari y'umugabo witwa Harerimana Faustin yakodeshwaga n'uwitwa Sebatware Emmanuel waguye muri iyo nkongi y'umuriro. Ayo makuru y'incamugongo yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Welarisi Gahonzire, naho Muyoboke Alex umenyerewe cyane nk'umujyanama wihariye w'abahanzi batandukanye yibukisha ibyamamare bitandukanye gukoresha imbuga nkoranyambaga basubiza bifuza kugoreka amateka y'u Rwanda. Yabigarutseho mu gihe u Rwanda n'inshuti zarwo bitegura kwinjira mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Yagize ati abo tubana mu myidagaduro mwumva ubutumwa, noneho tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turi mu bihe bitari byiza, cyane cyane bari abayipfobya. Iki nicyo gihe kugira ngo tube turi hamwe, tube inyuma y'umukuru w'igihugu cyacu. Tugomba kuba turi maso tukarwanya wa wundi wese ushaka gufatirana ibi bihe tugiye kwinjiramo. Nshuti bakunzi b'Agatogo Time, kuri Karamina none munyemerere akanone mbagaburira ko nge nari Ishimwe Honore.